Yawe yibaza impamvu nyine twabonye ko bitaye. Sundi aje kuki nataho cyane ku buryo wumva nyine ushobora kwishyira no mu bibazo kubera agira. Nanjye nataye Chris. Ndamenye neza ko ngomba kubikora. Kuko umutima wanjye nyine uri kumbwira ko ngomba kubikora. Chris twari dusangiye ishuri mani bari mu bibazo gusa nkeneye kumufasha ariko ntabwo nshaka ko papa wanjye abimenya. Ntabwo wabyumva nyine gusa ari muri trap ari mu bibazo bikomeye cyane. Kuko mbwira mba ngiye kukubaza ku bintu bya Chris ariko noneho sinzi ukuntu ndi kwiyumva. Abe Chris cyangwa ikisi ngarukiraho nyine mbwira Chris ndashaka ko atandukana na Sisi uko byagenda kose kandi niwe muntu uri muri iyi nzu ugomba kubyifashamo. Urabikora gute? Biri kugenda gakeya cyane kubera ko iriya kampani bafatanyije bisa naho byanze. Ese buriya Rwema afite ikihe kibazo? Rwema sinzi ikibazo afite ariko gusa hari igitekerezo nari mfite. Rero hari ikigo kunshakira Chris. Nzamushaka nta kibazo ariko nza muri iki cyaro kuko iki cyaro kirandambiye Oya icyaro nta byiza byacyo umukobwa w'inkumi nkawe. umutima wanjye ukwanjye Numva ngiye kumuruka ndengeye kumurukira imbere y'amaso ya papa umbuze ko negereye papa nkumva ndaritowe ariko natekereza ari amafaranga wamaye nkahita nzi utazanibeshye wayandutse hajya Yego mana gusa nyine nuko ngende ndishite isezerano ryanjye. ijambo irihe jambo ariko se wabwire bikureba ijambo rirakureba ibyo mubwiye si ibyo ngibyo kugira ngo ndenze ibindi bintu byinshi. gusa uriya muhungu mba mbona ari umwana mwiza nuko ukomeza kumugendaho nyuma mba mbona uriya muhungu ari umwana mwiza. Uzi uburyo uzabicisha ariko buri wese abona ko irimo guhomba sibyo ku buryo numusaba ko twakinjiramo twebwe ubwacu azabyumva bitagoranye.